urambwira ngo umuryango wose wawuriwe ari nyina ari se wabishe none ni gute uwo murambo w'umwana kuki aboneka si byakubaye bwo cyabaye cyakariye gute hamwajya wo kumuriro sura gushaka kandi bakuzi ba filime nyarwanda Agape House Films none hibashize igorora ibazaniye filime yitwa Half Mask ndabarahiye n'umuriro yamure ibintu by'ubunyamaswa agomba gupfa ugomba kubica umukirwa n'uwo yakunze hakamumaraho imitungo yiraye no mu muryango we wose arawumara. Victoria fungura amaso yawe kuri marine none si kiwanyambitse n'igiti it's nothing yarese wagukoze iki gituma sana Isuru rukundo ruri hagati ya Tony na Bella ntamenya ko umuryango wari wamumariye famiye hazacura iki ni muri iyi filime Half Mask. ntabwo ngusaba winantegeka kuko uramenye kumufiteho inshingano nawe ufite kuzuka byikurikiranira ndanakwiyamye kandi babari reka ibi bintu uzabyicuza Iyi filime muresa nkongo bita Stephen wishe umwana we kugira ngo akunde abane n'umugore ndakurahiye haracu wambaye. Iyi filime yageze hanze icyo tubasaba ni ugukora share subscribe na comment kugira ngo ujye bagereraho igihe turanza hari niba nyakana nguyu papa nanjye mu ijambo ngewe ibyavuze se n'ukuri kuri mwagiye gushyira pankarite ku gipangu cy'abandi mu nzira kodeshwa ariko kukimukora ibintu nkabiriya koko ubwo nibwo burere naguhaye bihuriye mu zisoni kandi uyu mugabo ntimungana nabona n'umugabo mukuru n'umugabo wiyubashye afite urugo ubundi nangana nawe oya rwose ntabwo ari byiza niba mwarakoze ibintu nkabiriya ni bibi ubundi leta irahari leta ikurikije amategeko niba hari ikibazo wamurega muri leta dufite leta igendera ku mategeko ntabwo uhohotera undi ntabwo uhura n'umuntu ngo umuriganye cyangwa umukomeretse no amategeko y'abakuru yakaba yarafunzwe uyu nguyu ariko mfungwa ni iki mfungwa ni iki gihe ibyo bintu byanyu mwiharajego by'imitungo n'ibindi bintu bitandukanye mugenda muvuga mugerekaho umuntu urumva none batangiye no kunshinja urubanza ngo urwanyira wayibagize ibyo bintu nta n'umurega byo ntabyo nzi rero sindi butinda ahangaha abwirwa benshi akumva beneyo mze rwose mfasha ucya buri mungu wawe hato rwose ubuzima bwe butazajya mu kaga byihorere ngo mbimenye nta kindi gisigaye ngendaganira nawe kandi ndabizi n'umwana wanjye afite ikinyabupfura afite uburere rwose nanjye nicyo kintangaza ntabwo sinemera ko yakora ibyo bintu ngenda asigara nganira nawe numva ibyo mbwiye koko niba ari byo ese mutambwiye ngo mvuge amakosa yese nawe byose ko abizi ibyo yakoze byose yaba guhera kuri mabukwe yaba ari sinashobora umusore wawe n'ubu afite byinshi wa mugani ubwo niba ari umunyamategeko azashora ikirego hanyuma tuburane mwirirwe sawa sha musezereho nta kibazo sawa sha wagira ngo icyarambyara ariko se cyusa biriya bintu koko avuze ni koko ni amakosa yababeshya niba mwarakoze ibintu nka biriya ni amakosa biriya babyita violation de domicile. Mama Iribagize yatangiye kubaza impamvu Rugema. Ese Rugema ahangaha dufite yabaza abakozi ngewe numva ni nk'abakozi batatu n'abandi wenda tabaraga. None dufite hano abakozi. None nawe uri kuvuga ngo ushaka ngo ugiye kusana abandi bakozi. Abo bakozi nabiki Rugema kitwaza ngo yaba abakozi bahagije bari kuba barakemuye ibibazo cyangwa se barubatse iyo nzu ikarangira. Nyine Rugema gashaka impamvu yatuma bazazana abakozi. Ese mwebwe bitewe n'uburyo muri kubyitegereza bitewe n'uburyo muri kubibona muri kubona bano bantu bazagera igihe
bagakomeza gukundana gutya. Mama Iribagiza rero yahise avuga ese aba bakozi wari kuvuga ngo bibigango baje kurwana, ariko baje kurwana. Iyo mvugo rero yo kuvuga ngo baje kurwana niyo Rugema adashaka kumva, kuko ayumvishije byaba bigiye gutuma Mama Iribagiza asa nkaho amuvumburamo. Asa nkaho amuvumburamo, kuko ashobora kuhita avuga ati okay, noneho baje kurwanira iki, baje kundinda, ese baje kundindira iki, ngewe uri umugabo wanjye nanjye ndi umugore wawe, none kuri kunyoreza abantu baze kundinda, niba iki wakoze mugabo wanjye, niba iki byagenze gute? Rero ugasanga Rugema ariye indimi, kandi Mama Iribagiza ntabwo azi ko Rugema i Kigali afite abandi bagore, na Rugema abagore b'i Kigali ntabwo bazi ko afite umugore mu cyaro, aho hantu ajya hajya yihishe. Mwajye munabibona yuko Mukantambara Rugema kugira ngo anatahe, kuko yari konfikasiyo ya kabiri, yari afite ubwoba. Yari afite ubwoba avuga ati bamuhaye konfikasiyo ya mbere, noneho bamuhaye konfikasiyo ya kabiri, noneho arataha. Ese biragenda gute kugira ngo abe yataha? Kuko konfikasiyo ya kabiri iyo umuntu bayimuhaye hari igihe akenshi baba bamubwiye ati rero ubu ugiye mwariya tuzakubwira, ariko Rugema ngo bari gushaka ibimenyetso bakabibura. Bamara kubura ibimenyetso bakamubwira ati witahiye tuzakubwira. Rugema rero ari kuvuga ati mana yanjye, ariko Mukantambara avugaga ese bari kubaza ibyo kwica iby'ababyeyi babo bapfuye, ati reka bahita barurutse imitima, baravuga ati ni ibiki rero bari kukubaza? Bari kumbaza ni bari abana bari kumburanya nk'iby'imitungo iki, ariko ibyo tuzajya tubihasoringa turebe nyine uko byagenda. Ariko Rugema nubwo muri kubona ari kwirumangatanya, afite ibibazo, kuko afite ubwoba yuko umugore we ba kamarade, ndavuga Emile na kamarade bagera kuri Mama Iribagiza, cyangwa se Iribagiza akamugeraho, cyangwa se uriya muryango kwa Cyusa ukamugeraho. Nubwo ibyo byose aba bifitiye ubwoba, abavuga ati bamugezeho byahita bituma na ba Mukantambara bamenya yuko yari ahari, kandi ba Mukantambara nagiye mbahisha kenshi yuko nanjye nazi ahantu ari. Fabiola ariko yarabivuze, aravuga ati Rugema mba mbona hari ikintu duhisha. Rugema kumba mbona hari ikintu duhisha, bizagenda gute? Rugema akarahira akavuga ati ikihe kintu mbahisha koko? Ati ngewe nta kintu rwose nababwira mbahisha, ibintu byose ngerageza kubibabwira. Niyo mpamvu rero ibintu byose ubwo ngerageza kubibabwira, sinzi impamvu bamo kuvuga ngo hari ikintu mbahisha. Gusa Rugema none situzi ngo bizagenda gute, azakomeza kubisha kugeza ryari? Mama Iribagiza yatangiye kubaza impamvu Rugema, ese Rugema ahangaha dufite yabaza abakozi, ngewe numva ni nk'abakozi batatu n'abandi wenda atabaraga, none dufite hano abakozi, none nawe uri kuvuga ngo ushaka ngo ugiye kusana abandi bakozi. Abo bakozi nabiki? Rugema akitwaza ngo yaba abakozi bahagije bari kuba barakemuye ibibazo, cyangwa se barubatse iyo nzu ikarangira. Nyine Rugema agashaka impamvu yatuma bazazana abakozi. Ese mwebwe bitewe n'uburyo muri kubyitegereza, bitewe n'uburyo muri kubibona, muri kubona bano bantu bazagera igihe bagakomeza gukundana gutya? Mama Iribagiza rero yahise avuga ese aba bakozi wari kuvuga ngo bibigango baje kurwana, ariko baje kurwana. Iyo mvugo rero yo kuvuga ngo baje kurwana niyo Rugema adashaka kumva, kuko ayumvishije byaba bigiye gutuma Mama Iribagiza asa nkaho amuvumburamo. Asa nkaho amuvumburamo, kuko ashobora kuhita avuga ati okay, noneho baje kurwanira iki, baje kundinda, ese baje kundindira iki, ngewe uri umugabo wanjye nanjye ndi umugore wawe, none kuri kunyoreza abantu baze kundinda, niba iki wakoze mugabo wanjye, niba iki byagenze gute? Rero ugasanga Rugema ariye indimi, kandi Mama Iribagiza ntabwo azi ko Rugema i Kigali afite abandi bagore, na Rugema abagore b'i Kigali ntabwo bazi ko afite umugore mu cyaro, aho hantu ajya hajya yihishe. Mwajye munabibona yuko Mukantambara Rugema kugira ngo anatahe, kuko yari konfikasiyo ya kabiri, yari afite ubwoba. Yari afite ubwoba avuga ati bamuhaye konfikasiyo ya mbere, noneho bamuhaye konfikasiyo ya kabiri, noneho arataha. Ese biragenda gute kugira ngo abe yataha? Kuko konfikasiyo ya kabiri iyo umuntu bayimuhaye hari igihe akenshi baba bamubwiye ati rero ubu ugiye mwariya tuzakubwira, ariko Rugema ngo bari gushaka ibimenyetso bakabibura. Bamara kubura ibimenyetso bakamubwira ati witahiye tuzakubwira. Rugema rero ari kuvuga ati mana yanjye, ariko Mukantambara avugaga ese bari kubaza ibyo kwica iby'ababyeyi babo bapfuye, ati reka bahita barurutse imitima, baravuga ati ni ibiki rero bari kukubaza? Bari kumbaza ni bari abana bari kumburanya nk'iby'imitungo iki, ariko ibyo
tuzajya tubihasoringa turebe nyine uko byagenda. Ariko Rugema nubwo muri kubona ari kwirumangatanya, afite ibibazo kuko afite ubwoba yuko umugore we ba kamarade, ndavuga Emile na kamarade bagera kuri mama Iribagiza, cyangwa se Iribagiza akamugeraho, cyangwa se uriya muryango kwa Cyusa ukamugeraho. Nubwo ibyo byose aba bifitiye ubwoba, abavuga ati bamugezeho byahita bituma na ba Mukanambara bamenya yuko yari ahari. Kandi ba Mukanambara nagiye mbahisha kenshi yuko nanjye nazi ahantu ari. Fabiola ariko yarabivuze, aravuga ati Rugema mba mbona hari ikintu duhisha. Rugema kumba mbona hari ikintu duhisha, bizagenda gute? Rugema karahira akavuga ati ikihe kintu mbahisha koko? Ati ngewe nta kintu rwose nababwira mbahisha, ibintu byose ngerageza kubibabwira. Niyo mpamvu rero ibintu byose ubwo ngerageza kubibabwira, sinzi impamvu mo kuvuga ngo hari ikintu mbahisha. Gusa Rugema none situzi ngo bizagenda gute, azakomeza kubisha kugeza ryari? Mama Iribagize yatangiye kubaza impamvu Rugema. Ese Rugema ahangaha dufite yabaza abakozi, ngewe numva ni nk'abakozi batatu n'abandi wenda tabaraga. None dufite hano abakozi, none nawe uri kuvuga ngo ushaka ngo ugiye kusana abandi bakozi. Abo bakozi nabiki? Rugema kitwaza ngo yaba abakozi bahagije bari kuba barakemuye ibibazo cyangwa se barubatse iyo nzu ikarangira. Nyine Rugema agashaka impamvu yatuma bazazana abakozi. Ese mwebwe bitewe n'uburyo muri kubyitegereza, bitewe n'uburyo muri kubibona, muri kubona bano bantu bazagera igihe bagakomeza gukundana gutya? Mama Iribagiza rero yese avuga ese abo bakozi wari kuvuga ngo bibigango baje kurwana, ariko baje kurwana. Iyo mvugo rero yo kuvuga ngo baje kurwana niyo Rugema adashaka kumva, kuko ayumvishije byaba bigiye gutuma Mama Iribagiza asa nkaho amuvumburamo. Asa nkaho amuvumburamo, kuko ashobora kwita avuga ati okay, noneho baje kurwanira iki? Baje kundinda. Ese baje kundindira iki? Ngewe uri umugabo wanjye, nanjye ndi umugore wawe, none kuri kunyoreza abantu baze kundinda, nibiki wakoze mugabo wanjye? Nibiki byagenze gute? Rero ugasanga Rugema ariye indimi. Kandi Mama Iribagiza ntabwo azi ko Rugema i Kigali afite abandi bagore, na Rugema abagore b'i Kigali ntabwo bazi ko afite umugore mu cyaro, aho hantu ajya hajya yihishe. Mwajye munabibona yuko Mukanambara Rugema kugira ngo anatahe, kuko yari konfikasiyo ya kabiri, yari afite ubwoba. Yari afite ubwoba avuga ati bamuhaye konfikasiyo ya mbere, noneho bamuhaye konfikasiyo ya kabiri, noneho arataha. Ese biragenda gute kugira ngo abe yataha? Kuko konfikasiyo ya kabiri iyo umuntu bayimuhaye hari igihe akenshi baba bamubwiye ati rero ubu ugiye mwariya tuzakubwira. Ariko Rugema ngo bari gushaka ibimenyetso bakabibura, bamara kubura ibimenyetso bakamubwira ati witahiye tuzakubwira. Rugema rero ari kuvuga ati mana yanjye. Ariko Mukanambara avugaga ese bari kubaza ibyo kwica iby'ababyeyi babo bapfuye? Ati reka bahita barurutse imitima, baravuga ati ni ibiki rero bari kukubaza? Bari kumbaza ni bari abana bari kumburanya nk'iby'imitungo iki. Ariko ibyo tuzajya tubihasoringa turebe nyine uko byagenda. Ariko Rugema nubwo muri kubona ari kwirumangatanya, afite ibibazo kuko afite ubwoba yuko umugore we ba kamarade, ndavuga Emile na kamarade bagera kuri mama Iribagiza, cyangwa se Iribagiza akamugeraho, cyangwa se uriya muryango kwa Cyusa ukamugeraho. Nubwo ibyo byose aba bifitiye ubwoba, abavuga ati bamugezeho byahita bituma na ba Mukanambara bamenya yuko yari ahari. Kandi ba Mukanambara nagiye mbahisha kenshi yuko nanjye nazi ahantu ari. Fabiola ariko yarabivuze, aravuga ati Rugema mba mbona hari ikintu duhisha. Rugema kumba mbona hari ikintu duhisha, bizagenda gute? Rugema karahira akavuga ati ikihe kintu mbahisha koko? Ati ngewe nta kintu rwose nababwira mbahisha, ibintu byose ngerageza kubibabwira. Niyo mpamvu rero ibintu byose ubwo ngerageza kubibabwira, sinzi impamvu mo kuvuga ngo hari ikintu mbahisha. Gusa Rugema none situzi ngo bizagenda gute, azakomeza kubisha kugeza ryari? Mama Iribagize yatangiye kubaza impamvu Rugema. Ese Rugema ahangaha dufite yabaza abakozi, ngewe numva ni nk'abakozi batatu n'abandi wenda tabaraga. None dufite hano abakozi, none nawe uri kuvuga ngo ushaka ngo ugiye kusana abandi bakozi. Abo bakozi nabiki? Rugema kitwaza ngo yaba abakozi bahagije bari kuba barakemuye ibibazo cyangwa se barubatse iyo nzu ikarangira. Nyine Rugema agashaka impamvu yatuma bazazana abakozi. Ese mwebwe bitewe n'uburyo muri kubyitegereza, bitewe n'uburyo muri kubibona, muri kubona bano bantu bazagera igihe bagakomeza gukundana gutya?
mama iribagiza rero yahise avuga ese abo bakozi wari kuvuga ngo b'ibigango baje kurwana ariko baje kurwana. Iyo mvugo rero yo kuvuga ngo baje kurwana niyo Rugema adashaka kumva, kuko ayumvishije byaba bigiye gutuma mama iribagiza asa nkaho amuvumburamo. Asa nkaho amuvumburamo kuko ashobora kwita avuga ati okay, noneho baje kurwanira iki, baje kundinda, ese baje kundindira iki, ngewe uri umugabo wanjye nanjye ndi umugore wawe, none kuri kunyoreza abantu baze kundinda, niba iki wakoze mugabo wanjye, niba iki byagenze gute? Rero ugasanga Rugema ariye indimi, kandi mama iribagiza ntabwo azi ko Rugema i Kigali afite abandi bagore, na Rugema abagore b'i Kigali ntabwo bazi ko afite umugore mu cyaro, aho hantu ajya hajya yihishe. Mwajye munabibona yuko Mukantambara Rugema kugira ngo anatahe, kuko yari konfikasiyo ya kabiri, yari afite ubwoba. Yari afite ubwoba avuga ati bamuhaye konfikasiyo ya mbere, noneho bamuhaye konfikasiyo ya kabiri, noneho arataha. Ese biragenda gute kugira ngo abe yataha? Kuko konfikasiyo ya kabiri iyo umuntu bayimuhaye hari igihe akenshi baba bamubwiye ati rero ubu ugiye mwariya tuzakubwira, ariko Rugema ngo bari gushaka ibimenyetso bakabibura, bamara kubura ibimenyetso bakamubwira ati witahiye tuzakubwira. Rugema rero ari kuvuga ati mana yanjye, ariko Mukantambara avugaga ese bari kubaza ibyo kwica iby'ababyeyi babo bapfuye, ati reka bahita barurutse imitima, baravuga ati ni ibiki rero bari kukubaza, bari kumbaza ni bari abana bari kumburanya nk'iby'imitungo iki, ariko ibyo tuzajya tubihasoringa turebe nyine uko byagenda. Ariko Rugema nubwo muri kubona ari kwirumangatanya, afite ibibazo kuko afite ubwoba yuko umugore we ba kamarade, ndavuga Emile na kamarade bagera kuri mama iribagiza, cyangwa se iribagiza akamugeraho, cyangwa se uriya muryango kwa Cyusa ukamugeraho. Nubwo ibyo byose aba bifitiye ubwoba, abavuga ati bamugezeho byahita bituma na ba Mukantambara bamenya yuko yari ahari, kandi ba Mukantambara nagiye mbahisha kenshi yuko nanjye nazi ahantu ari. Fabiola ariko yarabivuze, aravuga ati Rugema mba mbona hari ikintu duhisha. Rugema kumba mbona hari ikintu duhisha, bizagenda gute? Rugema akarahira akavuga ati ikihe kintu mbahisha koko? Ati ngewe nta kintu rwose nababwira mbahisha, ibintu byose ngerageza kubibabwira. Niyo mpamvu rero ibintu byose ubwo ngerageza kubibabwira, sinzi impamvu bamo kuvuga ngo hari ikintu mbahisha. Gusa Rugema none situzi ngo bizagenda gute, azakomeza kubisha kugeza ryari? Mama iribagize yatangiye kubaza impamvu Rugema, ese Rugema ahangaha dufite yabaza abakozi, ngewe numva ni nk'abakozi batatu n'abandi wenda atabaraga, none dufite hano abakozi, none nawe uri kuvuga ngo ushaka ngo ugiye kusana abandi bakozi. Abo bakozi nabiki? Rugema akitwaza ngo yaba abakozi bahagije bari kuba barakemuye ibibazo, cyangwa se barubatse iyo nzu ikarangira. Nyine Rugema agashaka impamvu yatuma bazazana abakozi. Ese mwebwe bitewe n'uburyo muri kubyitegereza, bitewe n'uburyo muri kubibona, muri kubona bano bantu bazagera igihe bagakomeza gukundana gutya? Mama iribagiza rero yahise avuga ese abo bakozi wari kuvuga ngo b'ibigango baje kurwana ariko baje kurwana. Iyo mvugo rero yo kuvuga ngo baje kurwana niyo Rugema adashaka kumva, kuko ayumvishije byaba bigiye gutuma mama iribagiza asa nkaho amuvumburamo. Asa nkaho amuvumburamo kuko ashobora kwita avuga ati okay, noneho baje kurwanira iki, baje kundinda, ese baje kundindira iki, ngewe uri umugabo wanjye nanjye ndi umugore wawe, none kuri kunyoreza abantu baze kundinda, niba iki wakoze mugabo wanjye, niba iki byagenze gute? Rero ugasanga Rugema ariye indimi, kandi mama iribagiza ntabwo azi ko Rugema i Kigali afite abandi bagore, na Rugema abagore b'i Kigali ntabwo bazi ko afite umugore mu cyaro, aho hantu ajya hajya yihishe. Mwajye munabibona yuko Mukantambara Rugema kugira ngo anatahe, kuko yari konfikasiyo ya kabiri, yari afite ubwoba. Yari afite ubwoba avuga ati bamuhaye konfikasiyo ya mbere, noneho bamuhaye konfikasiyo ya kabiri, noneho arataha. Ese biragenda gute kugira ngo abe yataha? Kuko konfikasiyo ya kabiri iyo umuntu bayimuhaye hari igihe akenshi baba bamubwiye ati rero ubu ugiye mwariya tuzakubwira, ariko Rugema ngo bari gushaka ibimenyetso bakabibura, bamara kubura ibimenyetso bakamubwira ati witahiye tuzakubwira. Rugema rero ari kuvuga ati mana yanjye, ariko Mukantambara avugaga ese bari kubaza ibyo kwica iby'ababyeyi babo bapfuye, ati reka bahita barurutse imitima, baravuga ati ni ibiki rero bari kukubaza, bari kumbaza ni bari abana bari kumburanya nk'iby'imitungo iki, ariko ibyo tuzajya tubihasoringa turebe nyine uko byagenda. Ariko Rugema
nubwo muri kubona ari kwirumangatanya afite ibibazo kuko afite ubwoba yuko umugore we ba kamarade ndavuga Emile na kamarade bagera kuri mama Iribagiza cyangwa se Iribagiza akamugeraho cyangwa se uriya muryango kwa Cyusa ukamugeraho. Nubwo ibyo byose aba bifitiye ubwoba abavuga ati bamugezeho byahita bituma na ba Mukanambara bamenya yuko yari ahari, kandi ba Mukanambara nagiye mbahisha kenshi yuko nanjye nazi ahantu ari. Fabiola ariko yarabivuze aravuga ati Rugema mba mbona hari ikintu duhisha. Rugema kumba mbona hari ikintu duhisha bizagenda gute? Rugema karahira akavuga ati ikihe kintu mbahisha koko? Ati ngewe nta kintu rwose nababwira mbahisha, ibintu byose ngerageza kubibabwira. Niyo mpamvu rero ibintu byose ubwo ngerageza kubibabwira sinzi impamvu mu kuvuga ngo hari ikintu mbahisha. Gusa Rugema none situzi ngo bizagenda gute, azakomeza kubisha kugeza ryari? Mama Iribagiza yatangiye kubaza impamvu Rugema. Ese Rugema ahangaha dufite yabaza abakozi, ngewe numva ni nk'abakozi batatu n'abandi wenda tabaraga. None dufite hano abakozi, none nawe uri kuvuga ngo ushaka ngo ugiye kusana abandi bakozi. Abo bakozi nabiki? Rugema kitwaza ngo yaba abakozi bahagije bari kuba barakemuye ibibazo cyangwa se barubatse iyo nzu ikarangira. Nyine Rugema agashaka impamvu yatuma bazazana abakozi. Ese mwebwe bitewe n'uburyo muri kubyitegereza, bitewe n'uburyo muri kubibona, muri kubona bano bantu bazagera igihe bagakomeza gukundana gutya? Mama Iribagiza rero yese avuga ese abo bakozi wari kuvuga ngo bibigango baje kurwana, ariko baje kurwana. Iyo mvugo rero yo kuvuga ngo baje kurwana niyo Rugema adashaka kumva, kuko ayumvishije byaba bigiye gutuma Mama Iribagiza asa nkaho amuvumburamo. Asa nkaho amuvumburamo kuko ashobora kwita avuga ati okay, noneho baje kurwanira iki? Baje kundinda. Ese baje kundindira iki? Ngewe uri umugabo wanjye nanjye ndi umugore wawe, none kuri kunyoreza abantu baze kundinda nibiki wakoze mugabo wanjye? Nibiki byagenze gute? Rero ugasanga Rugema ariye indimi, kandi Mama Iribagiza ntabwo azi ko Rugema Kigali afite abandi bagore, na Rugema abagore b'i Kigali ntabwo bazi ko afite umugore mu cyaro, aho hantu ajya hajya yihishe. Mwajye munabibona yuko Mukanambara Rugema kugira ngo anatahe kuko yari konfikasiyo ya kabiri yari afite ubwoba. Yari afite ubwoba avuga ati bamuhaye konfikasiyo ya mbere, noneho bamuhaye konfikasiyo ya kabiri, noneho arataha. Ese biragenda gute kugira ngo abe yataha? Kuko konfikasiyo ya kabiri iyo umuntu bayimuhaye hari igihe akenshi baba bamubwiye ati rero ubu ugiye mwariya tuzakubwira, ariko Rugema ngo bari gushaka ibimenyetso bakabibura. Bamara kubura ibimenyetso bakamubwira ati witahiye tuzakubwira. Rugema rero ari kuvuga ati mana yanjye, ariko Mukanambara avugaga ese bari kubaza ibyo kwica iby'ababyeyi babo bapfuye? Ati reka bahita barurutse imitima, baravuga ati ni ibiki rero bari kukubaza? Bari kumbaza ni bari abana bari kumburanya nk'iby'imitungo iki, ariko ibyo tuzajya tubihasoringa turebe nyine uko byagenda. Ariko Rugema nubwo muri kubona ari kwirumangatanya afite ibibazo kuko afite ubwoba yuko umugore we ba kamarade ndavuga Emile na